ibintu byambayeho nanjye ubwanjye ntago nzi ukuntu nabisobanura, ni ibintu byantunguye none ibintu bya gutya byo gusakara ku social media njye byanyitereye nubwo. Ariko se reka manze mbaze abantu bibanze ku icupa, mumbwiza ukuri oya banyarwanda ndashaka mumbwiza ukuri, hari ahantu umuntu abona isura ya Emeline afashe icupa arimo ararikoresha ari isura ye, cyangwa se munyereke tatuwaje Emeline afite nko ku kuboko, ntabwiye muzajye mureka ibintu bya tatuwaje, ayifata no ku icupa rya arimo arikirisha n'icupa arimo ararikoresha. Nta hantu njye nari nabona Emeline, sindamubona, ntabwo nigeze mbona isura ya Emeline n'intoki za Emeline cyangwa n'inzara, ubwo ati yari afite inzara hano n'izi ngizi zirasa n'ahangaha, ati yari arimo arakoresha. My friend, kubera ikima mushaka guharabika umuntu muzi ko Emeline ubu ngubu ahagurutse akafata nk'abantu bagiye babishishikaramo akajya kuri ribu babafunga, kubera iki mutajya mundeberaho mukavuga ati ese Dumba ku bintu by'amacupa atarimo arabivuga, ibi bintu bindi byose nta evidence irimo. Emeline ko ngewe ntarabona, sindabona igitsina cye, ntabwo ndabona igitsina cya Emeline da, kandi abantu tujye tubura ibitsina byabo byagiye hanze. Emeline mwamuretse Banyarwanda narababwiye nimuzajye mureba posti za Dumba muzajye mwigendesera, haza umuntu mwambwira ati Dumba Emeline iri ngiri azane na evidence avuga ati Emeline uku n'ukuboko kwa Emeline n'icupa niwe yari arifashe, uzane evidence. Nabonye abagabo benshi twajyaga twubaha ewana barangije babigeze gutya, bavuze ko bakoze conclusion kuri yari Emeline. Ni iki cyerekana ko uri yari Emeline? Koze Emeline nje ntabwo nabona igisara cya Emeline probably. Kandi ikindi kintu ugenda kureba hari snitch wafashe telefone umuntu bamwohereza gastrik agahita agafatira ku yindi telefone. Emeline babara musinikize, no kuvuga ko ukuyemo video y'icupa mwishize mwabigize ibintu bya danje, dushobora gusigarana Emeline ari umwiranda, ahubwo bamusinikinze. Turimo turashaka snitch, turimo turashaka muri bigoryi nk'ibyo ntabwo ujye bibaza atese, kubera abantu baba bafite amavideo menshi muri telefoni, n'abantu bajya bohereza ibintu bya Baritazari, yajyaga yoherezamo n'ibindi video by'abandi bantu badahuye na Baritazari, and then nabyo twagomba kwifata tukabyita Baritazari. Oya Banyarwandakazi, mutwara abana banyu ku ishuri. Ngenda shimira ababyeyi banyu kuba barantwaye ku ishuri. Erega umwana mwamuharabitse ubu ngubu ntabwo afite hajya, kandi ngo mwamugize ibintu icupa yabaye icupa. Ndashaka kubabwira Abanyarwanda, mutwara abana banyu ku ishuri. Njewe Emeline ndimo ndamushaka ahantu afashe icupa ndahabura. Emeline ndashaka kukubwira ko bagusinikinze, probably wari urimo iki, ariko Emeline ndashaka kukubwira niba ibintu by'uburezi bien bita kuri mutaravutse birimo bivome Emeline biboro. Ntabwo Emeline biboro si ibyawe, nakunda kuzi ndakubona iboro ukunda muri minsi gano ngo nagwa kundana n'umuntu mudakora sex. Niko nsigaye mbyumva. Ni nako akenshi biri inama nagira abantu, mpereye ku bahungu nk'uko nabivuze, nimba ugiye gutereta, turabizi twese turi abantu, ibyo ni ibintu bikenerwa mu buzima, uri kumva, ariko aho kugira ngo uyu munsi uzi ubikorane nanjye, ejo ugende ubikorane n'uyu nguyu, fata umuntu shaka wa mukobwa ubona ukajya uvuga ati uyu nguyu ashobora gutuma na babandi bandi njya mbona nkabona nta kintu bavuze kuri njyewe. Uri kumva, umuterete mukundane, uri kumva, niyo sex nuyikenera aba ari wigo.